Amagambo yacu afite imbaraga zidasanzwe. Ururimi rwacu ni intwaro y'ubumara ya kirimbuzi ishobora kurimbura isi kandi mu gihe gito. Ariko nanone ni igikoresho cyakwifashisha mu kubaka isi nanone mu gihe gito. Amagambo yacu ashobora kutubera isoko y'imbaraga n'iterambere, ariko nanone ashobora gusenya ibyo twagezeho byose, akatubera intandaro yo gucika intege no gusubira inyuma mu gihe tutabashije kumenya igihe gikwiriye tugomba kuvuga, ahantu tugomba kuvugira, ibyo tugomba kuvuga, ukuntu tugomba kubivuga, ndetse n'ingano y'amagambo tugomba kuvuga. Nk'ibisanzwe, iyi ni Hope Restoration. Tubahaye ikaze aho tugiye kurebera hamwe imbaraga ziva mu guceceka. Imana iturema yaduha urugingo rw'ururimi, izi neza ko rudufitiye akamaro, ariko nanone yari izi neza ko ari rumwe mu ngingo zishobora gushyira ubuzima bwacu mu kaga. Bityo rero tukaba tugomba kwitwararika mu byo tuvuga, byaba ngombwa tukanicecekera. Mu Migani ibice 13:3 haranditswe ngo ufashe ururimi rwe aba arinze ubugingo bwe, ngo ariko ubumbura akanwa ke azarimbuka. Aya ni amagambo y'Imana. Ubu hari abantu benshi tuzi bazize amagambo bavuze, cyangwa se ubu bakaba barimo kuryozwa ibyo bavuze, uri n'ubwo hashize igihe kirekire babivuze. Umuntu arakura, agasaza, agapfa, bakamushyingura akibagirana burundu, ariko icyo yavuze gihoraho. Niyo mpamvu kugeza n'ubu amagambo yavuzwe n'abantu mu myaka ibihumbi na magana yashize tuyazi, kandi twarabayeho nyuma y'imyaka myinshi cyane, myinshi bapfuye. Guceceka ni ryo banga ryo gutera imbere ndetse no kugera ku ntego wiyemeje. Ibikorwa biruta amagambo. Iyo wirinze amagambo ugakora icyo ugomba gukora, ugashyira ingufu zawe zose mu byo ukora, nta kabuza icyo wifuje kugeraho ukigeraho. Ariko iyo utangaje ibyo ugiye gukora mbere y'uko utangira gukora, tayari byose biba byapfuye. Burya ngo iyo ubwiye abantu imigambi yawe uba uyibwiye Satani. Niyo mpamvu akenshi na kenshi uzasanga hari abantu benshi muganira bakakubwira imishinga bafite, rwose ukumva n'imishinga yabo ni myiza cyane, ariko bikarangira batayishyize mu bikorwa. Impamvu nta yindi ni uko baba bakunda kuvuga cyane. Nawe wakwirebaho ukifatiraho urugero. Niwisuzuma urasanga ibyinshi wagezeho warabikoze bucece, ariko ibyo watangarije rubanda nta na kimwe wigeze ugeraho. Guceceka bitanga imbaraga zo gutsinda ibigeragezo cyangwa se ibidusubiza inyuma. Iyo uhuye n'ibikugerageza ugasakuza, uba urimo kubwira Satani ko byagucanze. Iyo amaze kumenya ko ikigeragezo yaguteje wananiwe kukikuramo, aguteza ibindi kugira ngo uneshwe maze umugambi wawe ugereho. Urugero, iyo Satani aguteje abacantege mu byo ukora, bagatangira kukuvuga amagambo atari meza, bakubeshyera cyangwa se banduza izina ryawe, umuti ni ukwicecekera ukikomereza gahunda zawe, kuko iyo basubije uba utsinzwe. We icyo yashakaga ni ukuva mu byo urimo bigufitiye inyungu, ugaterana amagambo n'abadafite icyo bahomba. Ibi birashimangirwa nanone n'amagambo dusanga muri Bibiliya, muri Zaburi 39:2 handitswe ngo naribwiye nti nzirindira mu nzira zanjye kugira ngo ntacumuza ururimi rwanjye, nzajya mfata ururimi rwanjye umunyabyaha akiri imbere yanjye. Aha Imana iratwibutsa ko tugomba guceceka igihe turi imbere y'abacantege cyangwa se batatwifuriza ibyiza. Guceceka bituma twitekerezaho, tukisobanukirwa, tukamenya abo turi bo. Kwitekerezaho ntabwo bikorwa mu rusaku, bisaba kwicara ugatuza, ukirinda amagambo menshi. Iyo twitekerejeho tukisobanukirwa, tumenya amakosa yacu, intege nke zacu, imyitwarire yacu. Iyo umaze kumenya uwo uri we, bigufasha kumenya icyo ushaka, ubundi ugashaka uburyo bwose bushoboka wakigeraho. Tugomba gutuza, tugaceceka, tukumva ikijwi ry'imbere muri twe, the inner voice, ritubwira. Guceceka nanone biturinda abanzi. Burya umwanzi w'umuntu ntabwo apfa kuza gusa. Hari ikintu umwanzi akwangira, ahanini usanga ari uko uba umuruta. Uzasanga ahanini umuntu yari inshuti yawe, mubanye neza, yemwe musangira byose, ariko wamubwira imishinga ufite cyangwa se icyo wifuza kugeraho, mugahitamo babanzi. Muri kamere muntu, iyo abantu ari inshuti cyangwa se abantu muri rusange, baba bumva ko bombi bahora ku rwego rumwe. Rero iyo muri bo hagize utera imbere, mugenzi we aramwanga, kuko abatinya ko nagera hejuru azamusuzugura akamukandamiza. Ibi rero bituma urwango ruvuka hagati yanyu. Aha twafatira urugero ko kuri Yosefu uvugwa muri Bibiliya.
Ubusanzwe Yosefu yari abanye n'abavandimwe be neza mu mahoro rwose. Ubwo yababwiraga abavandimwe be icyo Imana yamweretse mu nzozi, bahise bamugirira ishyari ndetse bashaka no kumwica, kuko izo nzozi zagaragazaga ko azaba umuntu ukomeye kubaruta. Ni byiza rero ko duceceka tutangaza imishinga yacu cyangwa se ibyo twagezeho, kuko bidukururira abanzi. Guceceka nanone birinda agahinda gakabije ndetse no kwiheba. Muri iyi si turimo y'ubu iyobowe n'iterambere mu ikoranabuhanga, umuntu atangaza ikintu kikarara kigeze ku isi hose, kibonwe n'amagana y'abantu. Urugero, ugatangaza ko runaka ari inshuti yawe, isi yose ikabimenya, maze ejo cyangwa ejo bundi agashyingiranwa n'undi muntu utari wowe. Ababibonye bakubaza impamvu mutabanye kandi ari wowe mwakundanaga, ukabura icyo ubasubiza, ahubwo bikakongera agahinda gakabije. Mu by'ukuri iyo uza kwicecekera ntukore ikosa ryo kwishyira ku karubanda, ibyo byose ntibyari kukubaho. Muri iki gihe abantu benshi barimo guhangana na depression kubera ibintu batangaje isi yose ikabimenya. Mu by'ukuri kuvuga si bibi, ikibi ni ukuvuga guzwa ukavuga ibidafite umumaro bishobora gushyira ubuzima bwawe mu kaga. Rero mu rwego rwo kwirinda ko wavuga ibintu uyu munsi ejo ukabusabwa kubisubiramo, icyiza ni uko wakwicecekera.